Muraho mwese neza. Fresheri neri yatubwiye nanjye ndayumva ko nagira ngo rero mbasuhuze kandi mbabwire ko nishimiye kuza hano ngo tuganire ibiganiro biganisha ku mateka yacu nyine, amateka akomeye mu by'ukuri akubiyemo byinshi abantu bagomba kwibuka, bagomba guheraho bubaka igihugu bundi bushya ngo kibe uko abanyarwanda bagishaka. Harimo ndetse n'ibyo abantu bamwe baba badashaka no kwibuka kandi birumvikana, ariko ni ngombwa ko abantu bihangana bakagerageza kwibuka kubera ko bivamo amasomo menshi. Nagira ngo mbanze nshimire Unity Club, abayigize n'abayiyobora, kubera ko nibo baduhaye aho duhera kugira ngo iki kiganiro gishoboke. Hari igice cya mbere cyabaye cy'iki kiganiro gikomeza gushakisha uburyo twumva amateka yacu neza uko bikwiye. Icyo gice cya mbere ngira ngo giherutse kuba bitari kera. Iki gice cya kabiri nasabye ko bitancika nanjye nkaba mpari, bityo tugakomeza icyo kiganiro. Amateka rero kuyumva kimwe biragoye. Amateka y'igihugu nk'icyacu n'ibyo twanyuzemo, harimo byinshi abantu ndetse bahindura bikaba uko bitari biri cyangwa bikwiriye kuba. Bibamo impaka nyinshi, birumvikana, bifite ishingiro uko umuntu yumvise bimwe siko ndabyumva, bitewe n'uruhare abantu baba barabigizemo cyangwa babifitemo, bitewe n'inyungu biba byarahereyeho wenda mbere, niyo byaza kugaragara nyuma ko mu by'ukuri zo zitari inyungu zikwiriye gutuma abantu bakora ibintu bimwe mu mateka. Haba harimo byinshi, haba harimo ipfunwe, kumva abantu aho bisanze uruhare bagize cyangwa bagiranye isano narwo bakumva badashaka kubisubiramo, nabyo bifite ishingiro.
ariko igifite ishingiro kurusha ni ukugerageza kubirenga abantu bagashakisha uko twagenda twegeranya ibintu bikavamo ukuri twashingiraho dukora ibindi. Hari n'ukuri ubundi tutasubizwa inyuma cyangwa kutasubirwaho kubera ibimenyetso cyangwa se harimo n'ibyo bimenyetso abantu bamwe biyemerera bati ibi nibyo, ibyo navuzwe, ibyo mvugwa nibyo. Nyir'ubwite yakubwiye atyo, izindi mpaka zibiziki, aho kugira ngo uvane isomo aho ngaho, noneho iryo somo ridufashe kugera ku bindi twifuza. Impaka nyinshi rero zikunze kuba ni ba bandi aho kugira ngo avuge ati ibyavuzwe, ibyamvuzweho nibyo, kandi niteguye guhera kuri ibyo nkahinduka nkaba umuntu muzima kurusha. Benshi baranangira nanone ku mpamvu navuze nabyo byumvikana, ariko ntabwo igihugu gishobora kuba ingwate. Niyo igihugu cyemeye ibintu bimwe bikabanza kigatanga umwanya kugira ngo abantu bagerageze bumve neza kurusha uko bumvaga, uwo mwanya rwose uratangwa, ukwiriye no gutangwa, ariko bikwiye kugera aho bigarukira. Igihugu ntabwo cyaba ingwate ku bantu bo bashaka kugira ngo amateka abe uko bayashaka cyangwa uko bashaka kuyumva, kutari uko akwiriye kuba ari. Izo mpaka zose zikwiriye kubona umwanya zikaba, ubushakashatsi buba, ibintu byinshi biba biganisha gushakisha ukuri, rwose bikwiriye umwanya uhagije. Kandi ngira ngo imyaka tumaze uwo mwanya waratanzwe cyangwa warabonetse, keretse kuba twawukoresha nabi gusa. Ariko nanone nk'abantu turi abantu bagiriye ibibazo, turabizi mu mico isanzwe ku bindi. Umuntu ni umuntu, agira uko avuga ati muri we mu mutima we akavuga ati, kareba uwo bavuga ufite ikibazo, ibintu bibi byahereyeho, kubera ko ari uwe, ari umuvandimwe, ko ari inshuti, akumva adashaka niyo yaba azi afite ibimenyetso nawe ubwe nk'umuntu, kenshi ashaka kuba ashakisha uko yarengera wa muntu, cya cyaha ntikimufate, ntikibe cyo, ndetse agashaka no kubwira abandi ko atari cyo. Ndetse hari n'ubikora kubera ko
icyo cyaha nicyemerwa niyo byaba biturutse ku buhamya, gifite ukuntu kizazenguruka nawe kagira uko kimugeraho, so abikumira hakiri kare. Kuvuga ngo umuntu X mfitanye isano nawe, uregwa ibi ngibi. Isano by the way ntabwo ari iy'amaraso gusa mvuga, hari isano aho bahurira, abantu bahurira bijyanye n'imyemerere yabo, uko bemera, noneho akarwanya kwa kuri kugira ngo akize wa muntu. Rimwe na rimwe yumva ari inshuti, ari umuvandimwe, amukize icyaha cyo kumufata. Indi mpamvu ikaba kubibuza ngo bitaba, kugira ngo bitazazenguruka ukavuga atari ko burya nawe ni uko, cyangwa se bikaba ukuvuga ngo n'ubundi icyo bita icyaha n'abo gifata abo ari bo bose. Jyewe uzi ubundi ko ntacyemera, nta nubwo ntacyemera ngo ni icyaha. Niba ari umuntu wishwe bigasa nk'aho uvuze ngo yarakwiye kuba apfa, n'ubundi kuki yabaho? Ibi rero nk'abantu twebwe abanyarwanda byabayemo, tugomba kwishakamo uburyo n'ibisubizo, byanze bikunze. Cyane cyane ariko mvuga u Rwanda, nge nirwo ndimo, nirwo mbamo, ndi umunyarwanda. Hari abandi bishobora kuba bidafite icyo bibwiye, bashobora kubaho batyo bati twibereho uko twabayeho nyine uko turiho. Birashoboka, nta handi, ntabwo nibwira ko ariko twabivuga hano. Mu Rwanda rwacu n'amateka yacu, icyo tuvuga ni ukuvuga ngo twagize amateka mabi pe, mabi ariko nakubinyura iruhande. Ariko se nibyo dukwiriye, nibyo abanyarwanda bashakaga, nibyo niba n'ab'icyo gihe ariko babishakaga. Twebwe ubu dufite inshingano yo kuvuga ngo ya amateka ni ayacu, ariko siko twari dukwiriye kuba tumeze, siko twari dukwiye kuba twarabaye. Ni nacyo kwibohora bivuze. Abanyarwanda biri kuba twarabohotse, twaribohoye, ibituranga nta pfunwe bidutera, niko bikwiriye kuba bimeze. Ibyo nibyo twaberaho, ni nabyo twapfira biramutse ari ngombwa.
umuntu aberaho icyo yemera kigeze kuri uru rwego cyangwa se wanagipfira. Niho u Rwanda rugeze. Niho rugeze, ndagira ngo mvuge ngo no ku babishaka no ku batabishaka. Abatabishaka turaguhendahenda rwose, tukakwibaza ukuntu twinginga, ariko turinginga bikarambirana, ariko bikwiye kugera aho biri. Iyo ubonye bigeze ahantu bigiye gufata indi sura ishobora gusubiza abantu mu mateka tuzi mabi, apana, ukata umurongo pe, yes, uwurenga akabyishyura. Ntacyo twishisha kuri icyo ngicyo rwose. Ariko guhendahenda mvuga niko kwavuyemo gufataga n'umuntu wamaze abantu abishaka abyivuga, ndetse ukamushakira uko wamubabarira ngo yongere abe umuntu. Iyo ubikora ntabwo ari uko cya cyaha kitaremereye, ahubwo nk'abantu ni uko icyo cyaha ushaka ko kitazasubira, ariko uhereye no kuri wa wundi wagikoze cyangwa wakigizemo uruhare, kumuha ubuzima bushya niba bishaka, ngo yongere abeho. Ibi ndabitindaho kubera ko nzi ko abenshi muri hano, muri uru rubyiruko, baracyari bato. Bamwe aya mateka ubundi ntaho muhuriye nayo usibye kuyasoma, kuyamenya, kuba yarabagizeho ingaruka. Ariko kubitindaho ni ukuvuga ngo mubyumve neza, icyabaye buriya bifite impamvu byashingiyeho bijya kuba, bifite politiki, bifite ideology, bifite impamvu nyinshi yatumye biba. Utabikosoye, utarebye neza, byakongera no muri mwebwe, nubwo muhita ngo muri bato, mwe ntaho muhuriye nabyo. Kureraga nicyo bivuze. Mu batoya ko mukura, ibyo mukuriyemo n'abo mukuriyemo bafite uko batuma mutekereza, cyangwa se uko mukora ibyo mukora ya buri munsi. Aya mateka yabaye mu gihugu cyacu ntabwo ari accident, ntabwo ari impanuka yabaye, oya, ni politike mbi, ni uburere bubi, ibikorwa bibi bigakorwa, ndetse umuntu agashimirwa ko yakoze ibikorwa bibi, cyangwa se bikageraho byumvikana ko nta n'icyo bitwaye, ubwo bikaba umuco.
nta accident yabaye. Yewe ndashaka no kuvuga ngo ari politiki isanzwe itanafite n'agaciro. Ubu dushobora kwicara aha twajya mu mateka yacu tugatangira kuvuga ko ibyatubayeho byaturutse hanze, bifitemo a bit of truth, ariko sinshaka kwemera ko ibibi byatubayeho byatugaragayeho ko byose byaturutse hanze. Kubyemera se twebwe nk'Abanyarwanda, kubyemera bituruka hanze cyangwa biri muri twe? Umuntu yaza akakwigisha ati uyu muturanyi wawe, umuntu muvukana ufitanye amateka imyaka 100, 100, uyu muntu ni umuntu mubi, ntukwiriye kuba mugera aho muhurira. Uwo yazanye amatwara mabi, birumvikana, ni umugome, ni umuntu mubi, ariko wowe ubyemera ute? Wowe nta ruhare ubifitemo? Urabyemera, abantu bakagushyiramo icyo ukwiriye kwemera, ariko bikaba bariya bakigushyizemo, wowe wabyemeye ukaba nta ruhare ufite. Byaba bivuze iki se? Keretse kwihamya ibyo n'ubundi abo hanze rimwe na rimwe tuvuga ko abantu, ndarwana no kuvuga ngo abantu nkamwe ntishyizemo, kuko ntabwo ariko nemera, ntabwo nabijyamo yewe. Ariko reka kugira ngo mvuge wenda ibintu bizima ntishyize iruhande, ubu koko tuzemera ko twebwe abirabura turi abantu bari subhuman, bari aho baciriritse, abandi bari hano uburyo uko abantu, ariko twebwe turi hano koko mukabyemera? Kubyemera ntabwo ari ukuvuga ngo yego nibyo, ntabwo azakubaza yes or no ngo uvuge ngo yes. Kubyemera niyo waba wavuze no, ariko ukora ibintu nk'ibyakozwe kugira ngo tube twarisanze mu mateka yacu ameze atya, ni ukuvuga ngo uba wabyemeye, waba wigize ubusa, kuvuga ngo warigize ubusa, warangiza ukabitangira n'ubuhamya, proof, evidence utanga ni ukora nk'ibyo abantu bakoze, cyangwa ukabishakira ibisobanuro bindi bitari uko bitari bikwiye kubaho. There are no two ways about it. Nta politics bindi ibaho ijyaho ibi. In the end,
politics nzima, ideology nzima iguha ibintu bizima. Ibibi nabyo biva mu bindi bibi. Nta bundi buhamya ushaka ukeneye. Mwebwe rero mukiri batoya mujya hariya hanze mukajya kwiga mukajya hose ndetse ubundi ku buryo busanzwe ugasanga uko mukora ibyo mukora nuko mwiga mu mashuri ntacyo babarusha, ariko wataha ugataha wamize ibintu bimwe bunguri bikuvana kuba icyo uri cyo, bishaka kukugira icyaho uvuye, byaba ari bibi byaba ari byiza. Hari indwara numva sinzi tutazabonera umuti vuba, sinzi mu mutwe ukumva utari wowe, ukumva ushaka kuba undi, ushaka kuba undi muntu ushakira iki kuba we, ngo bigende gute? Ariko nuko muri aya mateka yacu y'uruvange niko twapfuye. Ndetse ugategereza ko umuntu aza kukubwira ngo iki ni kibi, avuye hanze nawe uti ni kibi, ukagera kucyemera ko ari kibi, kandi ntubone ko mu by'ukuri indirectly muri icyo kibi harimo wowe, we ntarimo, harimo wowe, harimo kukuvanamo icyo uri cyo nawe ukacyemera. Hari ikibazo nigeze kubazwa n'abana ahantu ngira ngo hari ku munsi wo kwibuka, ngira ngo ahantu umwana w'umukobwa ndamwibuka arambaza atari ko ati wansobanurira impamvu ari twe muhora mushyiraho umugogoro, umuzigo ukikoreraho w'aya mateka, udusaba to forgive to forget, ndetse bamwe ati mwirwa mutubaza ati kuki. Byarantunguye, ntabwo nari nabitekereje, nshakisha icyo musubiza, ndamubwira nti impamvu ni imwe nshobora gutekereza vuba, ibindi nzaba mbigusubiza nabonye umwanya wo kubitekereza. Impamvu ni uko ari wowe ufite icyo utanga. Icyo navugaga nimwe mwababarira. Nabaza se undi tujya kubisaba ninde? Tubisabe ndi ngo ababarire, kandi kubabarira ko ari ngombwa, kugira ngo birahenze, bifite uburemere. Kubwira umuntu
watakaje umuryango we wose asigaye ari umwe, ukamubwira ngo forgive, babarira. Ubu icyo kibazo cyanyibukije nibyo nahereyeho mvuga humanly nk'abantu, it's very difficult, biragoye. So niho n'uwo mwana yabikuye kuvuga kuki ari twe mu bisaba, kimuhora mutubwira buri mwaka, muhora mutubwira ni nkaho namubwiraga none mbisabe ndi, kandi ko ari ngombwa tugomba kubigira ku buryo tubona ko dutera imbere. Ibyo navugaga humanly possible, uvuga ngo therefore as humans dufite aho tugarukira mu bushobozi, ibindi no gushakisha uburyo. Mu ntambara z'igihe cya jenoside hari kugira ngo ba officers bamwe bagomba kuba bari hano, hari ba generals, ba fighters bari hano b'icyo gihe kera. Bariya mu intambara iriho na genocide iriho iba, nigeze kubivuga ntabwo mbibwira abantu. Hari ubwo bajyaga basanga ahantu abo bicanyi bari bamaze kwica abantu, ndetse bagasanga na mass graves rwose ariyo bikimara gukorwa. Ako kanya hari nabo bavanagamo abantu bakomeretse ariko bagihumeka, bakabavanamo bakajya kuvurwa. Byabaye nka rimwe bwa mbere, bakamandazi bamwe babaga babiguyeho intambara, bakambwira rimwe na rimwe nabaga ndi hafi aho, bakambwira ngo nze ndebe ibintu bwa kabiri. Ndababwira ariko murabizi, usibye kunyohereza message mukambwira ko hari aho musanze abantu nkabimenya ko hari ibyabaye, ntimuzongere kuntumira ngo nze ndebe. Impamvu yari imwe. Impamvu byari ukuvuga ngo nigiyoboye aba bantu, nigiyoboye uru rugamba, ninkomeza kubona aba bantu bishwe gutya, biraza kuntera ikibazo gituma my judgment ibikwiriye kuba bikorwa ishobora guhinduka, igatera ibindi bibazo ahubwo byiyongereyeho. Icyo gihe mpitamo kuvuga ngo ntabwo nzajya mbibona, ntabwo nshaka kubibona. Njye rero ndengaho nkishyira no mu mwanya w'uwabibonye cyangwa uwabikorewe. Uwabikorewe wenda akabaho, cyangwa uwabibonye bikorerwa be wenda agasigara we. Uwo muntu yaba afite umutima umeze ute ubu? Akicarana n'abantu, akatwicaramo hano
nubwo muri aba bantu haba hatarimo ababigizemo uruhare, we nk'umuntu arareba abantu, ni nko kuvuga ngo ntibyababayeho, nta n'uruhare mwabigizemo, ariko se kuki bitanababayeho? Mwebwe kuki bitababayeho? Nishyize mu mwanya wabo. Itekereza rero ukuntu uwo muntu mu buzima bwe busanzwe n'ukuntu abaho mu bandi, uko aba ameze n'ingaruka byamugizeho. Icyo gihe nyine ni ugushakisha uburyo agaruka akaba umuntu muri twe, ariko ntabwo yagaruka akaba umuntu muri twe natwe ubwacu tutarahindutse. None se twebwe uko twari tumeze icyo gihe niba ariko tukimeze n'ubu, ndetse rimwe bikavamo kongera gusubira muri ayo mateka, ubwo abantu bashobora kuba bagana hehe? Abantu baba bagana he? Utagize icyo utanga muri wowe ikikuvemo cyo kuvuga uti nubwo ntabigizemo uruhare, ibyabaye ni bibi, ntibikwiriye kuzasubira. Cyangwa se nabigizemo uruhare, ariko mpawe amahirwe yandi y'ubuzima, sinabisubira ahubwo nabirwanya. Niko ubundi ntabwo byoroshye, ndabivuga bigasa nkaho byoroshye, ntabwo byoroshye, ariko niko kuri, niko bimeze, n'ibyo dufite. That's what we have to confront. That is what we have to confront. There are no two ways about it. Abandi rero kuba bajyaho bakigira uruhande, bakajya uruhande bakigira intakoreka, bakavuga njyewe muramvuga. Akarakarira abavuga aya mateka yacu mabi. Niyo yabakubwiye ati wabigizemo uruhare, utaranabigizemo n'uruhare, kuri we hari ikiremereye kurusha wowe ikikuriho. Wowe icyo ukwiriye kuba ukora ni ukuvuga uti ntabwo nabigizemo uruhare, sinabigiramo uruhare, sinzabigiramo uruhare, ariko bikagaragarira no mu bikorwa byawe bya buri munsi, kurusha kwigira intakoreka cyangwa utavugwaho se urinde wowe. Urabona ko wamutugani wewe, waba urindiriye iki se? Mbere y'ukuri, imbere y'amateka nk'aya, buri wese ni ubusa. Usibye politiki twashyize imbere kandi twemera kandi yubaka, yumva, itega amatwi n'ababa bafitanye isano n'icyo kibi, n'ayo mateka. Iyo ni amahirwe, ni opportunity
ni chance yo kugira ngo umuntu abe yahinduka, abe muzima, bya bindi by'inyuma bigende bisibangana, two guhera aho ngaho, kuko ntabwo twahera mu mateka mabi yacu, ntabwo dukwiye guhera mu mateka mabi yacu. Twebwe nk'Abanyarwanda twifuza, ntabwo twahera aho ngaho. Ariko kudaheraho ntabwo bizaba inshingano y'abo barokotse ngo abacecetse batavuze cyangwa batagize icyo bakora cyangwa bakomeze bari aho bababere. Umwere mu Rwanda ni ndetse umwere, even silence ubwabyo ntabwo ari ubwere. Niyo waba nta kibi wakoze ugaceceka, ntabwo uri umwere, ntabwo uri muzima. No mu buzima busanzwe, kuba utakoze ikibi ariko ukareba ukora ikibi bigasa nkaho ntacyo bigutwaye, ukareba hirya, ntabwo nibwira ko uri muzima. Nta muntu muzima waba ari aho ngo abone ikibi gikorwa bibe ntacyo bimutwaye. Birashoboka ko aho bibaye uri nta bushobozi ufite bwo kugira icyo wakora, ibyo birashoboka, ariko ntibivuze ko byasa nkaho ntacyo bigutwaye. Biratandukanye, ni ibintu bibiri bitandukanye. Uvuze uti byarabaye narabirebaga ariko ntacyo nayo mfite nashobora gukora, okay, birashoboka, nibyo. Ariko hari aho wagaragaye nkaho ntacyo byari bigutwaye cyangwa ntacyo byagutwaye or not. Erega no muri ubu buzima bwa buri munsi tubamo, ku kazi, mwese aho muri ku kazi, bitari n'iby'aya mateka akomeye, uri ku kazi ukabona ikibi gikorwa ukumva ntacyo kigutwaye, ntabwo uri muzima, ntabwo uri muzima. Ni ukuvuga ngo nawe ubonye umwanya wabikora, cyangwa uzabonera umwanya uzabikora, nicyo bivuze. No mu buzima busanzwe ibi bya buri munsi twirirwamo, abakozi ku kazi, umwe agafata umutungo byajyaga gukoreshwa kugira ngo bifashe Abanyarwanda, bifashe, akabyitwarira akabigira ibye, ukabimenya ukaceceka ukabyihorera. Arangiza bamwe bagahimba yaratinye. Watinye ikizi ko wakoze ishyano? Ahubwo ukwiye kuba utinya ibyo, ukwiye kuba utinya guceceka ahubwo ibyo ngibyo. Nicyo wambwira ngo waratinye nkakwemerera. Kuvuga ngo ahubwo iyo ucecetse wabonye wabimenye nawe ubirimo rwose, nkubara ko nawe icyo cyaha wakigiyemo. Niba wumva inshingano zawe, niba wumva ikigushyizeho ukabona uwangiza ugaceceka, impamvu wowe utabirimo ni iki? Impamvu bimbwiye ko ubutaha
ahubwo nawe uzabikora cyangwa urabikora ari uko utaramenyekana gusa, nicyo bivuze. Mbagarure ku byo nahereyeho navuze rero. Muri uku kubaka igihugu cyacu kugira ngo n'aya mateka tugende tuyasiga inyuma, buri wese akwiye gufasha iki gihugu cyacu. Murabizi ubu twagiye tucyubaka, uzi ko n'abantu bari bafiteho ibyo baregwa kandi bisa nkaho bifite ishingiro, ariko nta wenda habura akantu gato ngo gihamya iboneke. Mwese hano ntimuzi ko rwose twagiye tugerageza kubagarura ngo babe bamwe muri twe, babe nkatwe, bagire bati. Bamwe ntimubazi, ntibavuye za tingitingi, hari n'ahandi hariya muri Tanzania ni hehe, za Ngara, za hehe, abantu bari barahungiye, abandi bava n'i Burayi na hehe hose, barakoze cyangwa baragize ukuntu ntashobora kwemeza, ariko ukabona ukareba ariko aha birashoboka, ariko tukabazana bakajya muri twe, bakaba ba minisitiri, inzego zose ntazo batagiyemo. Hari abandi bagaruwe ari abana bakiri bato, baraza tubasubiza mu mashuri, bajya mu mashuri bariga. Benshi, ndetse abenshi baba abayobozi bo muri ayo mashuri, baba ba guild presidents, abandi bajya twabikoraga kubera ko ni mu nyungu z'igihugu, ni mu buryo bwo gushaka gusiba amateka mabi ngo atazatubamo natwe, hakagira abayakomeza. Nyine navugaga, umuntu wahawe amahirwe, chance yo kuvuga ngo baho ubundi buzima buzima. Ubwo ariko ibyo mvuga turagarura bamwe ndasobanutse, twayoshya iyi si iragoye. Abandi muri twe birwaga bareza agatuza ko bereka ko ari bazima, bariho bari mu bindi nabo barakora ibindi bitugarura mu mateka twarwanyije nayo tugenda tuvamo, ariko rimwe na rimwe bagakoreshwa n'abantu nababwiraga. U Rwanda hari experiments z'ibintu byinshi. U Rwanda ureba ni case study ubwayo, ku isi hose ushobora kuza nta kitarabaye hano rwose, kiba n'ahandi, ariko cyaba kibi cyaba cyiza, ahantu usanga ibintu bikoraniye byabaye bibi n'ibyiza, aha niho hambere ku isi.
mwe mutekereze, musubize amaso inyuma murebe. Turi ikotaniro ry'ibintu ibibi, ibyiza. Abo navugaga rero, hari abari bari hano, abaminisitiri birirwaga babwirwa n'abantu bo hanze, y'ibikoresho, kazakabwira umuntu, ariko wowe buriya ntiwaba perezida. Akabwira abantu 5, 10 ngo ntibaba ba perezida. Ntabwo baba ba perezida umunsi umwe bose icyarimwe. Bababwiriraga hamwe bose nuko, ariko ugasanga mu 10 babwiye 8 barabyibonamo. Ubundi kubyibonamo nta nubwo ari icyaha rwose, umuntu wese yabyibonamo, ariko kubyibonamo ngo bibe byaba mu buryo butari bwo, ubwabyo ni ikibazo. Abo bose mureba bamwe baba hanze, ba Kayumba, bapfuye ba Karegeya, ba Rudasingwa, harimo n'abandi benshi. Hari abacuruzi nabo bamwe bakibonamo ba perezida, ntacyo bitwaye, nta n'icyo bitwaye, ariko bakanibonamo abazategeka ba perezida. Urabona icyo nshaka kuvuga? Bibayeho ku buryo nkaba ndaha ndi perezida, ariko nkoreshwa n'umucuruzi. Niko bimeze. Akaza mu gitondo avuga ngo urabizi, ariko uyu ntabwo nkimushaka ko aba meya, ntabwo nkimushaka ko aba minisita, hari abandi mfite. Abazana nk'abaguha perezida akabemeza. Byabayeho, murabizi, ariko ntabwo byabayeho muri uru Rwanda rushya. Apana, ntabwo byakunda. Ntabwo byashoboka, ntabwo byakunda. Rero Unity Club ikintu yadukoreye cyiza nshaka gukomeza kubakiraho, abantu guhambuka ukaba umuntu, ukarekura icyakubayemo, cyakugenzemo, cyakurayemo, kiganisha mu mateka mabi, umuntu kikamuvamo, biramufashaga, bifasha n'abandi, bifasha uwahambutse. Ni nko kwicuza. Menyera ko ibintu bimwe byuzuyemo ibinyoma. Hari abajya kwicuza mu madini. Ntabwo ndishobora kutabeshya, kubera ko niba udashobora kwicuza ibi ngibi, sinzi kandi ko bariya bagiye kwicuzaho mu by'amadini ari byo bababwira. Barahimba, baranahimba. Kera nkiri umwana nagiye kwiga muri Gatolika, ndi umunyagatolika.
ibyo nabyo ni inheritance namubaye ntabifitemo uruhare ntabizi. Ariko nkuze ndabyubahiriza, ababingize ndabyemera. Kera rero nagiye, ariko banza ngiye no gukora icyaha ubu. Ubundi ntawe ubivuga atyo, ariko gukomezwa ni muri primaire, confirmation, hanyuma routine, ubwo nagombaga no kwicuza. Nkabwira batwigishaga nk'ubivuze ndishe. Mbigire nti ngo genda wicuze. Sasa ngiyeyo, ngezeyo, ibyo navugaga ushobora kuba ngiye gukora icyaha nuko ngiye kuvuga ibyo navuze. Ubundi ubanza bitavugwa. Ariko ko bambwiye ngo ngomba kubikora, iyo ntazi kubikora ntabwo bajyaga kunkomeza. So ndagenda ngezeyo, ndahimba. Reka icyaha nkigarukirizaho. Ariko nayo nagize ntabyo nakoze. Kuko nari nshakisha icyaha ngomba kwicuza kugira ngo nkomezwe. So rero abantu ubundi ibyo kwicuza birahari, cyane cyane muri aya mateka yacu. Kubyicuza neza ntabwo ari ukujya hariya, icyo gihe akantu k'akabogisi babegamo bakagafungura, baba turi ku murongo kongorera. So ariko kwicuza nyako gukwiriye kuba hano, tukatura tukabivuga. Ibyo ngibyo nkubwira ntabwo bigomba kuba bibohora uwabikoze, ariko bifasha n'abandi bose bicaye aho, n'abandi bamwumvise. Ni ibintu biremereye, bivunanye, ariko ni ibintu na ngombwa bifasha the society to heal. Ku buryo rero n'ubu ndashimira ko hari ababikoze, hari muri nama ya mbere rwose ni byiza kuganira amateka yacu. Nubwo hari abacamanza, ntawe uzakurikirwa n'urwo rubanza, ahubwo birafasha pe. It heals the soul. Yes. Bifasha imitima yacu kuba abantu bazima, tukava muri ya mateka mabi twabayemo, ahora akekana, areba nabi, yishyuzanya, ati niwe wagize nabi, undi ati niwe wagize nabi mbere. Ntahakane ko atagize nabi, ariko akavuga ngo we yaje akurikira. Babanje gukora icyaha ni wowe, nanjye nagikoze nyuma. Ntabwo bikuvanyeho icyaha, ahubwo mwese hamwe mwicuza ibyo byaha bijya iruhande. Twubake igihugu cyacu, kuko iyo byafashe iyo nzira
n'ibikorwa bigenda neza tugakorera abanyarwanda abanyarwanda kandi bo nta kibazo bafite, barumva ku buryo abantu babibana, they take advantage of them, kubera ko bumva agenda akabwira umuturage akumva ko ibyo mubwiye ari byo agahita ajya kubikora, ariko wamubwiye ibizima nabyo arabikora, ahera no ku cyifuzo cye cy'uko ashaka kubaho neza kandi n'uburenganzira bwe. Iyo utwaye rero ubutumwa butari bwo ndetse rimwe na rimwe ukamubeshya ko birimo inyungu yashakaga, arabikora. None se abantu bajya muri jenoside hano, abantu bamwe ntibabeshywaga bakabwira ko hari abo bavuga ngo, hari abo babwiraga ngo inyenzi ziraje, za Kagame ziraje, baraje baje kubambura ibintu byanyu, baje kubambura ibyabo, bisa nkaho bivuze ngo bimwe basize hano birimo abandi, birimo mwebwe, baje kubyisubiza. Ni ukuvuga ngo nibabyisubiza uzajya he? Umuturage ahera ko yumva ko azajya he, akumva koko ntaho azajya. Ariko icyaha cya mbere kiri kuri uyu ubimubwira, ubimwigisha. Kuyavuga rero ntabwo ari ukuyamara, ariko turaza gukomeza wenda mu bindi biganiro, turavuga ibindi. Reka mbe ndekeye aha tuze gukomeza. Murakoze cyane.